Umuziki ni iki? Umuziki ni ikintu kidasanzwe gifata umuntu kikamukura muri mudu umwe kikamushyira mu yindi. Mu binyejana byatambutse mbere ya Yesu, hari ababashije kuvumbura ko umuziki ari kimwe mu bibasha gutuma umuntu abaho neza kandi agatuza agatekana. Hari umuntu wigeze kubyuka igihe kimwe mu 1930 yumva ko yabaye umunyamuziki. Uburyo yabikozemo n'ubuhe? Yararwanye aragenda akora indirimbo biranga, ariko aza kwisanga impano ye iri mu ruvangitirane rw'umuziki. Urwo ruvangitirane rw'umuziki rero ni rwo aka kanya ngufitiye hano imbere. Ushobora kuba ufite inzozi zo kuzaba umu DJ ukomeye, wibaza ngo uzabikorera he, cyangwa se waranyuze mu nzira nyinshi bikanga ukabura bakwigisha. Ikaze hano kwa DJ Kizigenza tugufashe kuvangavanga umuziki nawe bikubyarira amafaranga. Ese ujya wumva igitekerezo cy'uko hari umuntu ukora umuziki gutya akavanga akabona miliyoni ku munsi? Ushobora kumva ari nk'inzozi, ariko ikaza ahangaha nzagufasha mu gihe gito cyane kitarengeje amezi 2 nawe ubaye professional DJ. Ikintu bigusaba gusa nagushyiriyeho nimero ahangaha ya WhatsApp, uretse ko nayo wayihamagara yakwitabwa tukabasha kugufasha. Ikaze kwa DJ Kizigenza.